Uzi wabaye kiwa wapfuka mbwi. Ngaho. Yego ja ngomeneza unyera ngomeza. Unyera kamara mana natimbagura. Iminota nzija. None se umashaka kuvuga iki? N'urupfu n'ukuntu jana nk'abantu bitangiriraga mu buryohe. Ushobora kwibaza ute se uyu musore ninde abayeho ate? Uyu rero akaba ari Dogiteri Nsabi nk'uko abantu bamuzi, niko yamenyekanye, gusa yitwa Nsabimana Eric, akaba avuka i Musanze cyangwa se aho bakunda kwita mu Ruhengeri. Uyu rero akaba yariteje imbere mu buryo bwa sinema, akaba yaramenyekanye cyane nk'uko tubizi, gusa uyu munsi nabazaniye igitangaza gisasu gikabije ryatari. Uyu musore akaba rero ari gutegura filime bita Shwadil we na Papa Sava cyangwa se Seburikoko n'uwitwa Bamenya. Rero sinzi kabisa Zacu TV igiye kudukubita igisasu cyatari. Reka turaza tubagarukaho bose ibigwi byabo nuko bagiye bazamuka. Uyu rero akaba yaratangiriye mu cyitwa Irebero TV Comedy, akazamukira aho ngaho kugeza aho yageze muri Big Mind, akagera no muri My Heart, akagera kuri Zacu TV. Uyu musore ni igitangaza, akaba ari nawe mu comedy wa mbere ukunzwe muri iki gihe. Dorukana ntayo ugiraga ariko n'ubundi ubwo nuko yangana. Ubwo ndere kumvika. Kwabipanga iki tukayikura. Inyize. Hinda. Kurya ikintu ndagari ikigogi njewe mvuze inda. Uvuze iki? Wandeye sinda. Oya. Yemukobwa ngombwire. Ese ibintu by'amafaranga turimo kuganira n'ibyo by'imfu n'ibinini bihuriye hano. Bidahura n'udukingirizo ze. Sireba ukuntu mwahombye. Reba ukuntu musanga bavuye ku isoko. Akosoko kora katugeza nyuko. Udukingirizo n'inzu birahurira. Bwiza nyukuri. Ubu wavuga ngo dore ko muzi gucomeka ibyo muracomeka ugatwikira ukavuga ati ngaka gashashi ndagabanshizeho. Nyine ibyo birahurira he? Wabiki. Birahurira n'inzu dukodesha twirirwa dushaka. Nico gihombo nawo biri guturuka nta buzina nenge mufite. Namaraso mu mubiri ni make. Mu dukingirizo. Umugabo wa kabiri ni Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'andi mazina menshi. Uyu mugabo akaba adacanwaho wakana benshi mu basitari cyangwa se n'abatari abasitari. Reka tugaruke ku bigwi bye mu kanya. Y'urukoma rurerure Uramukarate pfona ruguru. uramukarata ugena umusharirire kakamari mukubite mu matwi yumva uko baje. Mamareya nyokora ibyo byadutunze imbere. Cyo Rero ni 800. Amaye urumva uri he? uzi ko bikira murare kumbonekera mubona. Uri kumubona? Ndakimurira ubuhetsi ariko zirariyata. Nicyo nkwemerera. Ngonga wano. Nicyo nkwemerera. Jabuza ngo ndi na buti. Zinyikubita ishoka ndakapura umuhetsi. Urutare. Uyu rero Sekaganda Seburikoko Papa Sava akaba yarabanjirije Dogiteri Nsabi na Bamenya kugera kuri Zacu TV nka sheni inyuraho filime nyarwanda nyinshi cyane, inapromotinga cyane filime nyarwanda ndetse n'umuco. Uyu rero akaba yarafatanyije na Bamenya bakitabaza witwa Dogiteri Nsabi nk'umuntu uri gucuruza cyane muri sinema, akaba ari nawe ukunzwe cyane muri iki gihe. Rero bakaba bari gutegura filime yitwa Shwadil, ikaba izaca kuri sheni ya Zacu TV, sheni 38 kuri Canal Plus, nka sheni n'ubundi isanzwe ibaha ibitangaza n'ibindi biteguwe cyane. Uyu rero ntabwo ndi bumuvugeho byinshi, ntagacanwa waka, bavuga ko yanze gushaka, bakamushinja gusaza, asaziye ubusa kandi afite amafaranga n'ibindi byinshi. Rero byaba byiza mutumiye akaza akadusobanurira, reka tuzamuteguza umunsi umwe, nzabaha gahunda kuri post zanjye, ubundi mutumiraze adusobanurire n'impamvu yanze gushaka n'ibindi bibazo byinshi. Muri comment muraza gushyiramo ibibazo mushaka kubaza Papa Sava, ubundi
nitumutumira mubaza musubizwe kandi nizeye ko muraza kubikora. Uyu wa gatatu ari nawe wa nyuma akaba yitwa Bamenya. Uyu Bamenya akaba ari umugabo w'umusilamu nawe wamenyekanye cyane bigiye kure muri seri ye yitwa Bamenya n'ubundi ye bwite inyura kuri channel ye kuri Bamenya series, akaba akinisha barimo ba Kanimba, Basore n'abandi. Ubwo rero uyu nawe akaba ari uwa gatatu mu bantu bazakina muri iyi filime yitwa Shwadiru. Uyu nawe rero akaba avugwaho byinshi nko kwanga gushaka kuko nawe ni mukuru, akaba avugwaho kunywa inzoga ari umuyisilamu, kwamamaza inzoga ari umuyisilamu bigatuma benshi bamushidikanyaho. Reka nawe tubashyiriremo bimwe mu bigwi byiwe yakoze ubundi twongere tumugarukeho mu kanya gato. ariko nkajya kumva baravuga ngo sha ngo umunsi umwe nzabere ko ndi we, ariko rero iki ryansikije ne kimwe twategereje kubona umuntu uriwe twaramubuze. Ubundi mabuja uri iki senga Imana ivuga nuko hari igihe amasasu se nabwo cyangwa imvura ibigwa yari amahindu ihita vuba umuntu atarafata ingamba z'uburyo agomba kugura umutaka ukomeye. Rero buriya nambe kavuyaho bose wawe arimo bose wawe arimo umushekere iki kumuhamagara ntanyitabe sinzi ikibazo afite. aje ari umukanishi wo yose kureba hari ufite akavuyo nk'abakanishi koko uraza ukumanga ku rugi nkoma kubita ipana kuri moteri akavuyo nk'akashobuje bose wawe arimo ngiye ko mushaka kumuhamagara ntanyitabe kandi njye njye kumukurebera bakwita ndese kaneka mukanishi mekanishi Reste ici reka njye kumukurebera. None se mubwire ko umukanishi ni umushaka. Genda umubwire ngo ni Piripiri hana mushaka. Witwa Ko numva ufite ibikabyo byinshi peti. Piripiri. Genda umubwire ibyo nta nubwo ari ngombwa we kumenya, we niwe dufitanye gahunda. Piripiri bangu Arija diamant ni ikintu kigoye. You need diamond. Icyo ni ikintu kigoye. Unataka diamant. Ibyo ni ibintu bigoye. Ntabwo nsa nkayo. Ni kangahe se umuntu wese bagurisha ibintu bisa nkawe. Wese yo diamujyanye amafaranga naramusa. Umva twe gupfa ikintu kimwe. Urumva? Tuza mu muhanda tugasera ngo guteranga kubita hasi ngo tugasera abantu bose kadukiza. Sibyo? Mbahurunga ruri imari yanjye. Macha umuvandimwe ko umuntu twabanye. Okay, basi reka tureke ibyo ngibyo kuri history kwanyu. Ndatekereza ko wamwumvise, ndatekereza ko wamubonye, ndatekereza ko witegereje ukuntu akina acting, ariyo mpamvu yahiswemo kugira ngo afatanye na Dogiteri Nsabi ndetse na Papa Sava bakinira filime Shwadiru, ubundi abanyarwanda babahereza ibyishimo ndetse n'abanyamahanga n'abadiaspora. Reka rero nitujye muri byinshi, ahubwo tuzagaruke twabatumiye uko ari batatu cyangwa se dutumire umwe bitewe namwe. Ubwo comment zanyu icyo ziri buvuge nibyo turi bugendereho. Reka rero tubasigire bimwe mu bikorwa byabo umwe ku wundi bigiye bisimburana, ubundi muraza gushyira no muri comment ukina kurusha undi, uwitoza kurusha undi cyangwa se utegura kurusha undi mu mvugo y'iki gihe. Reka rero tubahereza ibyishimo, tureke kwizinga mu magambo. Murakoze cyane, turaza kubona ibitekerezo byanyu muri comment. Subscribe, like and share, comments nk'ibisanzwe. Uzi wabaye kibaho wapfuka mbwi ngaho yego ngomereza ongera komeza ongera kamana natimbagura iminota ingahe zija. none se umushaka kuvuga iki? n'urupfu n'ukuntu ujyana nk'abantu bitangiriraga mu buryohe. Ariko nkajya kumva baravuga ngo sha ngo umunsi umwe nzabere ko ndi we, ariko rero iki ryansikije ne kimwe twategereje kubona umuntu uriwe twaramubuze.
ubundi mabuja uri iki gusenga imana ivuga nuko hari igihe amasasu se nabwo cyangwa imvura ibigwa yari amahindu ihita vuba umuntu atarafata ingamba z'uburyo agomba kugura umutaka ukomeye rero buriya nama amaye urumva uri he uzi ko bikira mariya ari kumbonekera mubona uri kumubona ndakibonera ubuhetsi ariko zirariyata nicyo nkwemerera ngabona nicyo nkwemerera byavuze ngo ndi na buti zirunyikubita ishoka ndakabura ubuhetsi urutare Ina Karimu reka mfatire ku munwa ngo njya ku mani wari sabari gutuma tudakora noneho ikibazo kiri hano ni novida ni sida nacyo igaruka turayigaruka pasava urabona nyine umuganura nyine wa wundi usanzwe wo kwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani urabona warabaye twari twavuze rero tuti nkatwe nk'abagore natwe reka dushaka ukuntu twishyira hamwe twihesha agaciro dukoteze tuzagende twicara ahantu natwe nyine tuganure dusangire twishime mukuremo ikirarane none se ku buryo mwabikora mugurisha ibintu umugabo yohereje mu rugo mutanabwo yabakinira ku nyama ahubwo twari twabariye tuje kurya aho gihe ubimbaje ibyo bintu waba undenganije rwose naba none se mubwire ko umukanishi ni umushaka genda umubwire ngo ni piripiri hano mushaka witwa siko numva ufite ibikabyo byinshi peti piripiri genda umubwire ibyo nta nubwo ari ngombwa we kumenya we niwe dufitanye gahunda piripiri banguka Ese baba ugiye ubwenge buzima wowe bose hanze baragushaka ugiye ubwenge buzima wowe wese bose cyane akora igicucu cyangwa nta bwenge ugira piripi ngo bose naho hari utadahari se wari ugiye gushaka ikimo narindi mu gikoni ndimo ndapisha rero ni 800 hano icyo kigori impereza niyo byezana niba ari bisana byawe ushaka ko ariko ubusimbaze na ese ibintu by'amafaranga turimo kuganira n'ibyo by'imfu n'ibinini bihuriye bidahura n'udukingirizo sireba ukuntu mwahombye reba ukuntu musanga bavuye ku isoko ako soko ko reka tugezanye ukuri ubu wavuga ngo dore ko muzi gucomeka ibyo muracomeka ugatwikira ukavuga ati ngaka gashashi ndagabanshizeho nyine ibyo birahurira he wabiki birahurira n'inzu dukodesha twirirwa dushaka nico gihombo nawe biri guturuka nta buziranenge mufite n'amaraso mu mubiri ni makeya mudukingiriza ufitanye isano biragora niyo mpamvu mutagombye gutubya amazimano y'abakuru ntacyo yigeze abafasha wapi cyakora yajyaga aduha nk'udukoresho two kwifashisha nyine mu mashuri mwazanye umufuragiro w'abakuru ntabwo wumva se mwazanye umufuragiro w'abakuru umufuragiro nyine kugira ngo umuti ukore ubwo ntabwo uri kubyumva imodoka yagenda nta mavuta arimo ntabwo bibaho ngaho ugera vuba rero kandi ntiwibeshye ugatubya amazimano y'abakuru ni akazi kawe wigabanya shyiraho yose nta soni shyiraho yose zana hano
yazane yose yazane